azabwira abari ibumoso bwe ngo nimuva handi mwabivumwe mwe. Uyu ni Yesu urimo kuvuga ngo mujye mu muriro w'iteka watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika be. Umwanzi n'abamarayika be dushobora gucuzinga, dushobora guhitamo kuba abamarayika b'umwanzi, kuko Yesu avuga ngo narabonye, nari nshonje nimwamfungurira, nari nyotewe nimwama cyo kunywa, nabuze imyambaro nimwanyambika. Abantu bazamubaza ngo twakubonye hehe? Aravuga ngo iyo mufasha wa wundi wamuturanye dufite, kugira ngo se ba apotre cyangwa ba apostle cyangwa ba bishop baba ni twita ba daddy, tukibagirwa na daddy wacu nitumuha agaciro Imana yo mu ijuru, baba ndi twita ba mami n'abandi bose tukabyibagirwa, tukabaha agaciro kurusha n'uwaturemye. Mwami Yesu aravuga ati ngo mwarambonye nimufasha wa wundi wamuturanye ushonje, wa wundi ubu wicaranye nawe mu rusengero, wa mama utwara agataro, wa mama uhangayika kubona ubuzima, dufite abapfakazi benshi, dufite imfubyi nyinshi, ariko tukifata neza tukirundaho ubutunzi kandi tuzabusiganga. Nkunda gutanga urugero rwa bishop witwa Joshua TB Joshua wo muri Nigeria. Yaragiye kandi ari mutoya, ibyo yasize barimo kubirwanaho harimo n'imanza z'abana be. Yari umukire cyane, mu bakire ba bishop muri, ariko rero n'aba bishop uyu munsi bagishaka ibyo ngibyo, kwirundaho ibintu bazasiga hangaha, kwambara amakoti meza kugira ngo babone ibyubahiro bizaguma hangaha. Nago baza bikwigisha ibingibi. Soma Bibiliya wikumva cyane, soma Bibiliya ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo ngibyo navuze byanditse muri Matayo 25:41. Nkunda kubwira abana banjye, nawe ndagukangura wumva iyi video, ujye wigisha abana bawe ibintu bigendana no gukunda no kwitanga, kuko mu kwitanga ni waba mu migisha. Simvuga gutanga, kwitanga, sacrifice, aho wikura w'icyo ufite ukagisangizana n'abandi batishoboye. Bavandimwe, uyu mwaka wa 2024 reka uzatubere umwaka wo kwisuzuma. Imana ibaho umugisha, ariko twibuka kujya dusoma ijambo ry'Imana, kuko babandi ducaho buri munsi bazatubera urubanza rukomeye, kandi nituzateze yuko aba bishop bazabitwigisha cyangwa bari aba apotre n'abavuga buto, ntago bazabyigisha. Babikwigisha uzatangire kwitanga, ureke gutanga. Imana ibaho umugisha. Yari Costa ngaha, navuze sinde muvuga butumwa, simfite na titre nimwe uretse kubasangiza. Naho muri video utaha umwaka w'imigisha kuri mwese.